inda uzamenya yuko Imana yari yagutumyeho ubwo uzabona Bibiliya nibivuga neza ikavuga ngo nanjye nzagukina ku mubyimba ngo ibyo watinyaga bikugezeho niramuka imanuye uburakari bwayo kuri mwebwe uwabamenye wese azongera amenye yuko uburakari bw'Imana bubagezeho n'utarubazi azabimenya. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Icyo ushaka ku bantu bawe nuko bakizwa nuko bezwa. Urakoze rero bana nanjye kuva nangiye kugeza ubwo ndi busoze mu izina rya Yesu. Amen. Nubundi twihuse turasoma ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Nubundi turasoma ibice 17 turasoma n'umurongo wa 18. Haranditswe ngo ibyo byatumye Uwiteka arakarira Abisiraheli cyane abirukana imbere ye, ntihagira usigara keretse umuryango w'Abayuda wonyine. Ariko Abayuda nabo ntibitondera amategeko y'Uwiteka Imana yabo, ahubwo bagendera mu mategeko Abisiraheli bishyiriyeho. Nuko Uwiteka yanga urubyaro rw'Abisiraheli rwose, arababurabuza abahana mu maboko y'abanyazi kugeza ubwo yabaciye imbere ye. Imana idufashe. Turongeraho amagambo aboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 16 n'umurongo umwe wa 15. Dutambutse message y'Imana itari ndende muri uyu mwanya. Haranditswe ngo arababwira ati mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ariko Imana izi imitima yanyu, kuko icyogejwe imbere y'abantu ari ikizira mu maso y'Imana. Umwami adufasha cyane. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha dusomye amagambo y'Imana atandukanye, ariko ijambo duhereyeho ritubwiye ku Bisiraheli. Nubwo aya magambo tuyaciyemo, ariko iyo usomye hejuru hatwereka uburyo Abisiraheli baje kujya kure y'Imana, noneho ngo bimika ibigirwamana, barema ibishushanyo by'inyana, batangira kubisenga, ngo biremera n'icyashera nacyo ngo barakiramya baragisenga. Nuko ngo ibyo bituma Uwiteka arakarira Abisiraheli cyane abirukana imbere ye. Bibiliya tuvuga ngo uretse umuryango w'Abayuda wonyine niwo wasigaye, ngo ariko ngo nabyo aba Bayuda ngo nubwo Uwiteka yari abasigaje, ngo nabo ntabwo baje kumvira Uwiteka, ngo ahubwo ngo bifatanya n'Abisiraheli ngo bakurikiza amategeko abantu bishyiriyeho. Nubwo ngo muri iyi minsi hari amategeko abantu bagenda bishyiriraho, hari uburyo abantu bagenda bihimbira ibintu, ariko ibyo bintu bikaba bidafite icyo byunguye Imana cyangwa se byunguye abantu. Ugasanga abantu benshi barabigenderamo, ariko ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo byatumye Uwiteka arakarira urubyaro rw'Abisiraheli rwose, ngo kugeza aho yabaciriye mu maso ye. Muri iyi minsi nari ndimo senga, Imana inzanira iyerekwa ry'abantu. Ntabwo njya nkunda gutambutsa ubutumwa ngo mvuge abantu mu mazina, ariko kubera yuko Imana yampaye kubivuga ndabivuga nk'uko Imana yampaye ubu butumwa. Nagiye kubona mbona hari mu gitondo saa 11, mbona nk'uko televiziyo uyibona amashusho agenda, niko byagenze. Ngiye kubona mbona haje ijwi riraje riravuga ngo bwira aba bantu ngo nibatihana Imana izanye igihano kandi gikomeye kuri bo. Imana irambwira ngo yabihanganiye kenshi irabagoragoza, ariko Imana irambwira ngo irambiwe ikintu cyo kwiyoberanya no kwihisha mu bintu by'Imana. Imana irambwira ngo aba bantu yarabahamagaye ibagira abakozi bayo, ariko ngo
igihe kiragera n'ubundi bava mu muhamagaro binjira mu bindi bintu bidahesha Imana icyubahiro. Ni ukuvuga ngo Imana yanyeretse iby'aba bantu uko ari bane, inyereka ibintu bitandukanye. Hari n'ibyo njyewe ntanavugira hano kuri kamera, kuko navuga yuko Imana yanyeretse ibyabo neza, irabinyereka, irambwira ngo bwira aba bantu bihane, niba batihanye n'ubundi bagiye kubona ingaruka ziturutse ku byo bakora, ingaruka ziturutse ku byo n'ubundi binjiyemo bagata umuhamagaro wabo. Mbese ugasanga n'ubundi barimo barajijisha abantu nk'abantu b'Imana, ariko Imana irambwira ngo iyi barebye ntibabona. Imana irambwira ngo iyi barebye ntibabona. Ni ukuvuga ngo wambase utese ubutumwa, iyo ushaka nimero yabo ukabahamagara. Turabizi cyane, fite ijambo rivuga ngo umwana w'umuntu ntabwo ajya yumva, ahubwo iteka ryose yumva hari ikimwumvishije, kandi ibyo ni Imana yabimbwiye. Irambwira ngo ubabwire bumve cyangwa bere kumva, ariko ibyo kubumvisha biraje. Imana irambwira ngo mbabwire ngo aho bageze bamamara, ngo ni naho bazagera n'ubundi bimenyekana yuko uburakari bw'Imana bwabagezeho. Imana irambwira ngo irambiwe kwihisha mu bintu by'Imana, kandi Imana ikareba ibyo abantu bakorera mu ibanga, kandi barangiza bakaza ngo Imana yanumye, Imana yanumye, Imana ivuganye nanjye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimutihana n'ubundi mugiye kugusha ishyano. Imana iza kunyereka umuntu arimo kubaka inzu ya etaje. Ngiye kubona mbona arayubatse vuba vuba cyane, afite n'abakozi bari kumufasha. Ngiye kubona mbona etaje ibaye nka etaje ya 15. Noneho ngiye kubona mbona uwo mwanya imaze kugera nko mu nzu 15 zigeretse. Ngiye kubona mbona haje imashine za katerepurari. Ngiye kubona mbona zinjiye kuri ya nzu. Ngiye kubona mbona zitangiye kuyisenya, mbona etaje irahirimye. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo bwira bari abantu babwire ngo nubwo hari ibyo bari kubaka bikazamuka, yewe n'abafana babo barahari, n'ababashyigikiye barahari. Imana irambwira ngo uko biri kuzamuka niko gusenyuka bizasenyuka, kandi ngo kugwa kwabyo kuzaba kubi cyane. Inyubako yose wakubaka Imana itagushyigikiye, ndagira ngo nkubwire ngo ni yakanya gato cyane. Abantu bazavuga bati rwose ibintu bya runaka byaremeye, uzagura imodoka nziza uyicaremo, yewe uzaba umunyacyubahiro abantu babibone, ariko ntibizatinda kugaragara yuko ibyo wabikoze mu buriganya, ibyo wabikoze mu buryarya. Turasomye ngo arababwira ati aba bantu bakunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ariko Imana izi imitima yabo. Ngo kuko icyogejwe imbere y'abantu ari ikizira mu maso y'Imana. Nubwo imbere y'abantu bamwe n'ubundi mwitirirwa amazina yo ko muri abakozi b'Imana, ariko Imana ntabwo iri kubabona. Ariko ntabwo ubutumwa nabuzaniye kugira ngo n'ubundi haboneke ibindi ni ukugira ngo nibura mwihane musubire ku murongo, Imana yongera ibishimire. Ntabwo Imana ibanga, Imana irabakunda, ariko ibabajwe nuko mwavuye ku murongo. Ndabizi neza hari abazakurikira ubutumwa bavuga bati ibi bintu ni ibintu by'ibipapirano, ni ibintu by'imitwe, ariko ntibizatinda. Iyo mvuga ibyo natumwe n'Imana mbivuga ntabwo bafite, kandi mbivuga ashize amanga. Ntibizatinda uzamenya yuko Imana yari yagutumyeho. Ubwo uzabona Bibiliya nibivuga neza ikavuga ngo nanjye nzagukina ku mubyimba, ngo ibyo watinyaga bikugezeho. Ijambo riri hano mu gitabo cy'Imigani, kandi ni bumuriho. Ijambo riri hano mu gitabo cy'Imigani, igice cyaho ni icya mbere, umurongo wa 22. Haranditswe ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho, ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye nimubyitaho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba, mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Nukuvuga ngo hari ibyo mutinya ko byabageraho,
ariko umunsi byabagezeho nimudahindurwa n'ubutumwa mubwiwe, Imana izabakina ku mubyimba, Imana izabishima hejuru. Kandi mureke mbabwize ukuri, hari ibintu abantu bamenyereye mu mashosho media byo gutwika. Njya nkunda kubivuga, iyaba ndi wo gutwika buno mbangeze kure. Hari byinshi cyane njewe nirengagiza. Ntabwo umuhamagaro wanjye ari wo gutwika, ahubwo icyo nabwiwe nuko Imana yambwiye ngo nguhaye ijambo, n'ubundi ijambo n'ubundi ugeza ku bantu banje. Kandi Imana ikambwira ngo iryo jambo shyize muri wowe ni umuriro, iryo jambo shyize muri wowe ni inkota, iryo jambo shyize muri wowe ni amazi, kandi iri jambo shyize muri wowe ni inyundo. Naho wakumva n'ubundi rigutsikamiye, ariko Imana ikunda abantu bemera nukuri bagaca bugufi. Bibiliya tubwira ngo nimwumvira, nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ushobora n'ubundi kugurisha ubukristo bwawe kubera indamu wishakira, kubera izindi nyungu uri kubibonamo, ariko ibyo ni iby'akanya gatoya. Isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azabaho iteka ryose. Imana rero ifashe abantu bumvishe ubu butumwa. Nukuri tugiye gusenga Imana, nta bintu byinshi ifite byo kuvuga, ariko ubu butumwa bw'aba bantu nabuhawe n'ubundi ngo mbugeze kuri bene bwo. Kandi Imana irambwira ngo mbitambutse. Imana irambwira ngo uko muri iyi minsi hari abantu bacumura ku bwanyu. Umuntu yareba ibyo mukora agacumura ku bwanyu, umuntu yakumva ibyo muvuga agacumura ku bwanyu. Imana irambwira ngo niramuka imanuye uburakari bwayo kuri mwebwe, uwabamenye wese azongera amenye yuko uburakari bw'Imana bubagezeho, n'utarubazi azabimenya. Ubwo rero izi nyubako muri kubaka birashoboka yuko rwose zazamuka zikagera no ku kwezi, zikagera no ku nyenyeri, ariko Uwiteka azazimanura mu kanya nk'ako guhumbya, kandi isi yose izamenya yuko inyubako zanyu zahirimye. Numunyemerere rero dusenga Imana. Mu izina rya Yesu tugushimiye ko ubutumwa waduhaye tubutambukije, umwuka wera bugeze kuri bene bwo. Kandi n'undi wese mwami uzakurikira ubu butumwa agaca bugufi, uzamubabarire, kuko tuzi yuko uri Imana y'inyembabazi. Waciye Abisiraheli kubera ko batakumviye bakimika ibigirwamana, ariko ndasenze kugira ngo abantu bawe uzababarire kandi uzabagirire neza. Kandi kubw'imbabazi zawe nukuri uzakomeze ubagaragariza urukundo rwawe, ubagaragariza ineza yawe, kubera yuko bemeye kwihana. Nanjye mbasengeye mu izina rya Yesu, amen.